Byinshi TV show. Uyu munsi twabazaniye plank. Ndashaka kureba reaction y'umugore wanjye ndiyo muca inyuma uko ari bubyitwaremo. Twavuganye n'umukobwa w'inshuti yacu, turashaka kureba ese ari bwitware mu kibazo gute. Ngiye kumuhamagara muterete, umugore nasize aryamye mu cyumba, ndashaka kureba naza kunyumva reaction ari bugire. Ariko araniga araniga icyo nzi cyo mube hafi mutabare, nanakurwa akajwiga mutabare bana. Agiye gushya ndarutwitse ndakurahi. Sasa rero reka muhamagare noneho turebe ngo reaction ya mudamu wanjye iteye iti. Aranzonga kamuhamagare sasa noneho nanjye nterete ngiye gutereta wallahi, ngiye gutereta kabisa maze ndebe. Yes Kevin, hello, salama wowe, umeze shushu, meze neza? Yego, minsi myinshi kabisa, ntabwo naguherukaga wana. Umva, ndapanga icyumweru cyose ngiye kumubeshya yuko ngiye kujya muri misiyo wana. Nindangiza mite nizatuma icyumweru kirahagije mwana. Ko mbaza zadashize se zarashize bato. Ariko abimenye yanyuza sinzi, bajya bavuga ngo mu kidashoboka no gucisha ngo indogobe muri ka kenge k'urushinge. Ubanza ngiye ancisha mu kenge k'urushinge ndakurahi ni danje. Yahita mvunira umuheto nyine, nanjye mba nihese hirya gato, nicariye nyine muri salo, ari mu cyumba, ntabwo yanyumva sawa. Nanjye ndakwifuriza ibyo bihe byiza kabisa. Yego ariko shaho agufashe ntari ariko nyine nanjye ngomba kwirwa n'umugabo nyine. None se wowe nirwanyeho sawa, ejo tuzavugana nta kibazo. None se urakangutse nonaha koko? Sheri, ni wowe? Ngize gute? None ko nakunda utagiye kuja kandi wowe kandi noneho kandi n'usigaye ucinyuma. Hasi genda gucinya inyuma gute koko? Ntabwo nagucinya inyuma rwose. Sultan zana muri salos hari hari umuntu usanganye nawe? Sheri, ntabwo ugakabye ariko ukanga kuza ngo turyame. Ntugakabye nawe, ntugakabye. Nahise ko ndimo mvugira kuri telefone. Ukazindukiye rubika. Navugira kuri telefone rwose, nta kintu kidasanzwe. Nta kintu kidasanzwe humura. Nta kintu kidasanzwe humura rwose. Ihangane pe. Kweli? Ni wowe usigaye uca inyuma? Wapi, ntabwo nawuciye inyuma. Uwo ninde mwavuganaga? Nawe. Mpereza telefone. Telefone we nufite iyawe. Okay, icyo si igihanga. Ikigaragaza ko wancaga inyuma. Ikiye kandi rwose nawe usanze ari umusa. Ako usumura gucima kuri telefone ko nahamagaraga umuntu nkuko nawe njya guhamagara n'abandi. Kuko umuntu amenyana n'abantu kuko kose kuko umuntu azayigira. Sheri. Nawe uranzubaye nk'abandi bose. Gute se? Ubaye nk'abandi bose. Gute ko navuye n'umuntu kuri telefone ari umuntu tuziranye kuricyo tukavugana, nese ubwo urumva ari ikintu kigize? Ninde mwavuganaga? Impa telefone ndawe. Petit frère twavuganaga rwose. Impani. Ntabwo ko mukumbuye. Ntacyo nanjye mpamusuhuza. Kera. Erega ntabwo ari ngombwa gukomeza kubirebamo.
izo ndebe ntabwo ari ngombwa kubireba rwose, ntabwo ari ngombwa rwose, ntabwo ari ibintu byo special n'umuntu twavuganaga biri aho ngaho. ariko nanjye nkabikeka. Kevin inshuti yanjye. Ese Kevin si inshuti yawe nyine? Ese wumva hari igitangaje kirimo kubavuga? Usigaye unca inyuma na Kevin? Reka rwose. Yego. Usigaye unca inyuma na Kevin? Oya. Kuva ryari? Oya. Kuva ryari ibi? Wapi? Sangwe. Ibi kuva ryari? Reka da, ibyo byose wowe. Yego. Twavuganye nanjye nkabikeka. Namusuhuzaga. Namusuhuzaga. Nibo mwapanze kugenda muri misiyo, sibyo? Ngo razo umbeshye misiyo z'akazi ngaho ngo ragiye aya misiyo se Kevin wapi Kevin we murenga Kevin rwose nta kintu kiza kiraho ngaho rwose ariko wirira she nakubeshyaga do uretse nkwereke nakubeshyaga nakubeshyaga do reba do singi reba muri message ya WhatsApp do napanze kukubeshya do singi napanze kukubeshya singize SMS do twapanze kukubeshya ngo turebere yagisiyo ugira none burya ntibyoroshye do reba do singi reba do reka muhamagara urebe twapanze kukubeshya ega kwihangana kwawe mbega we twapanze kukubeshya none twakubeshye uzi ko umutima wari uvuye twapanze kukubeshya ngo turebere yagisigira mbega we wa muntu ewana umva amara ntago yazahora ndakurahiye nabonye ko nayisarira pe yewe umva wowe mbanze nabaze kukubeshya nawe warize pe wese wumvise umuntu ari kugutinya inyuma wakora iki mbese wowe turanashwanya hoya